ntabwo ujya nishimira kubona umeze gutya. Ndabizi mama. Ntangira musuba ariko nawe meze ndabyumva ariko ntukiri ubwoba mura. Ndaza kumera neza. Hari ibigori Isabella afite muri no mashini cyo. Kibikise. Cyane n'uramuryango ariko nabihize nabibuze ndumva nasara. Wabihize wabibuze warebyemo neza se? So tangiye kumva kuri famille ya Fred. So fari kunyumviriza. Byiza ko wamukundana. Gusa bitondere wese pe twumvishe ntabwo tuzi ibyo. Shafi subizi neza kuko namenya napfa kwimenyereza nyine nzabyitondera ntugire ikibazo. Nyine ndashaka kumenya ikikumanuye mu Rwanda ni igiki wari ufite akazi keziriye. Nyine narema kombo tuhana hari board byataye. Saraje. Akumva. Mfite amatsiko yo kumenya ikintu kikuzanye hano hanze kumbwira kuri telefone n'ibanga n'ibiki. Erega turi hafi kumenya buri kimwe cyabaye ku manga Isabella. Ntabwo byo wabibwira kuri telefone. Cyangwa hari ibindi bintu byashyiramo. Ejo bundi rero ko ibyo mwabwiraga. Terwa amafaranga. Mbona ararembye cyane. Bituma ko mbona afite uruhare. Byabaye kuri Isabella. Yeah. Of course, uruhare rwari rufite. Ariko ruje uzi n'ibindi. I think so ko igihe kirageze nyine ngo mbireke. Inzira bizacamo ntabwo nyizi. Gusa nyine ndabona igihe ari iki. Ako uziko iyo umuntu ari kwihorera acukura imbebye iyo bigenzemo gake ufana muri babiri. Ushobora kwitondera. Iyo bigenzemo gakeya nyine mupfana muri babiri. So ngomba kubyihutisha wowe. Nicyo nashaka kumva kushaka kuvuga. Nakubwira ngo genda gake. Ibintu byose ntago wibyihutishira ntago ari intambara wateguye. Ariko Vanessa ngo izagenda gake yagenda mu bintu gake nawe uje kumushimangira mwagiye mu mbabarira niki kintu ngendamo gake aho ngaho aho se impamvu numva Vanessa se Vanessa aba yatekereje wose ariko Vanessa atekereza ibintu byose abindi ku mutwe ubusa ari he none uso ashaka gufungwa nanafungwa uzari hehe uzari kwiruka mu biki nanafungwa nta kibazo ko ndabona ari nacyo gisiga birarutwa no gufungwa mani n'undi nta mahoro mfite n'undi nta mutuzo mfite nta n'ibyishimo ariko twara ibintu gakeya dushaka ibimenyetso dushaka igihamya subire yaraza ryari koko Injira. Ni wowe. Nuko nyine bimeze. Bimeze neza. Ko burangayitse se. Mama yarwaye nyine. Cyane gusa urakoze kuza. Akoshe no kavuge gutya. Ndabizi neza ko na mama nyitaho rero nta mpamvu yo kureka kubikora. Ndabyumva ko kandi nibyo. Gusa byanshanze pe. Bibaze ko atari no kurya ariko. Shafre rega umurwayi niko bigenda subizi kandi umuraraza kumera neza. Ahubwo se ari ihengutse yo kumureba. Yaraye mu cyumba reka tujye turebe ko ari cyo wamfasha kuko sana nanjye reka njye kumureba.
niba ndupfa nkapfa nafungwa nkafungwa n'ubundi ndabona nta kintu. Roger yagize hano gute uri gukora icyaha? Jesus. Musuhuza iki? Nzi ngo yabaye iki? Ntabwo ndi kubyumva ngiye ntabwo mbyumva. Roger hari ikintu cyihutirwa yaje kumwigisha. Ikintu cyihutirwa cyamuzanye hano atari kukubwira kuri telefone? Wigira ikibazo. Urabona? Nyine yaraje kugira ngo ambwire. Nase free. Ntabwo mwambye kwa muganga ngo umenye icyo arwaye. Urebye twe tutaragiye kuko yarafashwe vuba twe tukiri kugura ya miti mu mafarumasi umutwe n'iki. Mama biramera neza. Ariko biri turaza kujyayo tu. Muri bana ntacyo Ego mama kubera Imana murakira. ariko rero Ndakumva. nubwo rega wakagombye kwigoroza kundeba. Akse mama we na Fred ibintu muri kumbwira koko. Erega urabizi neza unyitaho pe. Nk'umwana wawe sinabuzwa n'iki kubikora. Erega mama. Nanjye wamuhamagaye. Ako Fred wumva. Utarabisha undi mwana. Cya mama ukomeza ahubwo ni ukuvuga. Ntabwo uzi icyo mukora pe ntabwo uri kurya. Ntase urumva nawe kubigenzana. Ega Fred nawe ntabyo abazi. Umugore mwiza umeze ko ndeba warengera. Roger arampamagaye imisenza. Oya urarembye rwose. Urumva umeze ute se? Ndaho. Ahubwo se papa. Yego. Umuganga bagiye kureba byagenze bite bamubonye? Oya muganga arahari nta kibazo. Sheri reka mpamagare muganga Roger abwire muganga aze akufashe rwose gukomeza nabi. Ndetse kwigora gukora. Ega hamurarembye ubusore ntabwo uri kubibona koko. Nta nubwo ari no kurya noneho. Ntabwo ari no kurya byamunaniye. Oya reka muganga bamubwira aze. Kuko kandi ndabizi muganga ni umuntu ushoboye aragufasha rwose ku buryo uri bukoroherwe kandi ukamererwa neza. Mama beraho kuvuga. Reka mubwire. Mwana we, Imana idufashe nuko uramere neza. Muri bana ntacyo mbaho. Twabwiraga aze kubageni akora ibikorwa bitanga mu mutwe arebereye reaction ziwe nyine mbese yasoje. Ese ibintu turi gukora bwabizi cyangwa namuzi usko habaye ikosa rito bahita badufunga. Ibaze banadufunze tutaragera ku mupango wacu. Mutwara ibintu gake dari sinzi ntabwo ndi kubyumva. Babanje kumwumva ko azikoto Fred yaramunese bakiri mu kazi. Urumva nawe ikintu kanzaza. Ngende kubibona. Namenye ko ngiye kumushakira umuganga. Isabella. Warasaze indujyayo Isabella agiye muri ruriya rugo hejuru y'ibyo bakoreye impanga ye nta n'isoni ariko ntabwo bamugira ugira ubwenge reka mubwire nta muri buke uzi ko umuntu utagira ubwenge ahubwo atagira n'ubwonko ahubwo we ntabwo ugira ntabwo
mubwire amfasha mubwire ntabwo bishoboka arajya muri ruriya rugo aramutse agize icyaba aramutse agize icyaba asenze uvuge ko ari mu nakugirira ushaka kwihorera ushaka kwihorera ageze muri ubu buryo umva mubwire mu mbabarire tudahuza ngo dushyire hamwe nta kintu tuza kugeraho urajya muri ruriya rugo wigize umuganga ubu se urabona utari bukubone niba kubona bakakumenya se bakwishe se ibyo nubigireho ikibazo ukeka ko aho impanga yawe iri ntabwo tuhazi wose umukurikiye utangiye kumva ngo noneho ikindi kandi reka mbabwire iyo umuntu ari kwihorera acukura imva ebyiri iyawe cyangwa niyo uwo wagiye kwihorera rero njye sinshaka ko muburire icyarimwe please none tubive mureka tubive tuva mu biki tuva mu biki gake tuva mu biki tuvuge na gake usonga bigeze mu byina reka dukire diri yabonetse tuze bakiri biki diri yabonetse umva ubwo se biraza kugenda gutera ko mbona munyigaritse mwese oya ntabwo ari kukigaragaza muganirize pe ntabwo bishoboka ko wajyayo Yo bro, nazitese. Man wakoze byatari. Sister namaze kubabona. Namaze kubabona bose ahubwo igisigaye ni ukubegera cyane. Nibwo naza kumenya Natasha ahantu aturuka nyine neza, then nkamenya ukuntu noneho nzabyirinda. Okay. Ako noneho ikintu nshaka kumarera, nacakiye namba y'umwe muri bo nyine. Nkareba ukuntu noneho nabageraho wenda byahita bimfasha cyane tubinkoreye. Mbikore none ahangaha urara uzima imite mbavugisha abantu rakoze kabisa nase muganga mwavuganye muganga twavuganye Roger yambwiye ko agiye kumureba sha free wihangane ni ukuri nayo ndari kubwama sibyo Akoze. Uramera neza mama. Yaramera neza ndabizi nta kibazo. Yanga nahagera aramera neza. Noneho wanzaniye amazi yo kunywa. Nta kibazo. Tumuzana amazi yo kunywa. Uretse njye kuyazana free. Oya reka njye kuyazana nta kibazo. Wagumya nsekanyaze. Oya. Mureka agenda yazane reya nta kibazo. Uryamye neza. Yamisha neza umurwayi aba ari umurwayi. Ariko ararembye. Reka muzanira amazi. Ararembye rwose. Who is this? Who is this? Mvani nimero. Hello? Isawa ninde? Oh wow, mbega surprise ameze gute se? Wangeze neza nta kibazo. Nyine impamvu nari mpamagaye byatumye ko nakunze byatari nari bijyana bari ibitego byatari niyo mpamvu wahishe neza. Wazaje kudusura se tukamenyana kurushaho niba ari uko bimeze. Ndumva nayibizo. Okay. Ngiye guha location uzaze kudusura sibyo? Okay, nta kibazo. Wese kandi bigenze gute ko mbona usaze? Muri ninde mwavuganaga? Shanadi, usikare mutipe ahamagara ngo yemesha kuzaza kudusura mayi. Ntumbwire. Big ibintu byiza. Usikane nta namurose sha. Aswandi mwebwe bite ko muri mwateye umutwe no kumurika nazi. Undi imbere mwabanje mukanamenya nawe yakuye namba yawe. Ibyo ntacyo bitwaye wanyu. Bamuzana amazi. Nzana amazi ndabizi nta amazi aramererwa neza. Umugabo neza. Karibu. What? Isabella. Fred niki? Isabella.
mwabanje mukanamenya ahantu yakuye